Haleluya. Amina. Ingabire y'Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni cyabasha kunyeganyezwa ngaho kuba mu iteka ryose. Mwerekere ibyiringiro ngo yuko igiti cyatemwa ngo cyo kigashibuka kandi ikindi ngabazi Imana yabo bazakomera. Niba kumara gukora iki bakora iby'ubutwari. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko mu ijuru ari Imana igirengera. Ndagira ngo mbabwire ko mu ijuru ari Imana igitabara. Hamwe wabonaga nta bushobozi, hamwe abantu bose bakuvuyeho, hamwe imiryango yose yakuvuyeho, ariko ndagira ngo mbabwire ko mu ijuru ari Imana itabara. Ndavuga ko mu ijoro Imana igabura, ndavuga ko mu ijoro Imana ishyura amadeni, ndavuga ko mu ijoro Imana yambika abana. Ndagira ngo mbabwire yuko iyi saha y'Imana igeze, Imana iratabara. Amina. Wowe ndabonaga ntakazigezaho, ndagira ngo mbashishikarize gusenga, muze mwegere Imana, muze mukore Imana, nawe ko uzakorwa n'isoni. Amina. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ishoboye byose. Ndagira ngo mbabwire ko abarozi badutega tukabitambuka. Yewe ngo tuzaca mu mazi ntabwo tuzashya, tuzaca mu ntabwo tuzadutwika. Haleluya. Tuzaca amazi nazadutembana, tuzaca mu ntabwo tuzashya. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ijya muri koma wumva ngo runaka byarangiye, Uwiteka agasubizamo rata umwuka. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko igihe cyagenwe, Imana ngo nzaguheka, uraheka. Abarozi baroga bataroga, Uwiteka aguheka. Twongeye kuba ikaze hano kuri Bimenye TV. Hano turi kumwe n'umukozi w'Imana, ntabwo ari ubwa mbere tubanye nawe, si ubwa kabiri. Umukozi w'Imana, watangira utwibwira noneho ugiye kutubwira kuri ijambo ry'Imana riri kugufasha muri ino minsi. Murakoze cyane. Ariko twakongera kwirwaho gatoya. Ijambo tujya kubwirizaho ni Zaburi 41 umurongo wa 1 kugeza kuri 14. Abatari basanzwe bakuzi. Nitwa Nyirahabimana Francine. Imana agiye ubuntu, ingirira icyizere, umukozi w'Imana. Yarambwiye ngo ni muri umurimo wayo nk'uko bikwiriye, nzaca kuri channel. Muri kumbona si ubwa mbere nyiza aha ngaha, kandi namwe murimo muranyumva, mugiye mugira ikintu mwumva ko mwambaza, mwajya mugira ikintu mubivugaho ibindi ndimo navuga. Nomero zanjye nazibahaye, wakongera ukazivuga nk'umuntu waba ukurikiranye iki kiganiro ari ubwa mbere, cyangwa se nanone reka mbanze mvugeho gatoya. Umuntu waba akubonye bwa mbere arwaye, afite ikibazo yifuza ko umusengera, kusengera abarwayi bagakira, usengera abatabyara bakabyara, nanjye nabitangira ubuhamya, usengera abafite impano ariko zitaraka zikaka, ujyana n'abantu ku misozi kubohoza ibyabo bikabohoka, ukora byinshi. Ndibaza utanze nimero hari benshi babasha kubohokeramo, kandi wanafasha benshi kubohoka, kuko niwo murimo Imana yaguhamagariye kandi n'icyo Imana igushakaho. Isore wowe watangira ukavuga nimero zawe. Nomero yanjye ni 078 50 86 72 9. Nimero yanjye niyo, wakumva ku kibazo cy'uburwayi, kubona nanjye by'umwihariko yamaga kuri iyo nomero. Okay. None yagusanga aho uba cyangwa wowe wamusanga haba? Iyo arwaye cyangwa ashobora kugenda musanga ahari, iyo ashobora kuba yagera yasanga ahondi. Ariko muri makeya buriya bibaye byiza abantu benshi bakunda ko wabasanga aho bari. Yego. Nabona basanga iyo umurwayi abarwaye ari ku buriri ateguka. Yego. Baye mwangamwe ngo Imana gusengera abarwayi, ngize muganga, zasengera abarwayi basinze ku buriri, ubabyuke bego kundi baraguherekeza. Iyo ari umuntu urwaye ko ushobora kweguka ku buriri musanga aha, kamusengera agakira, ubwo abaryamye bakabyuka, abarushye, abafashwe wirukana n'amadayimoni. Ndayirukana. Sinyo umuntu kumudayimoni muvugiyemo neza, impano y'abadayimoni ukirukana ugatokesha mu izina rya Yesu. Iyo hagera rero
nabo bavuga ngo nguyu nguyu ngo ateye ubwoba bagatangira ubundi bagatinya. Batangira gutinya. Baratinya. Igitinyiro cy'Imana nyine ubwo kita kibakoraho. Gihagera bavuga ngo ubwo nyine abantu nyine baratinya bakagira ubwoba. N'abantu n'abadayimoni batinya. No kuvuga ngo ntihagera abadayimoni bamuvugiramo nibo batinya. Ati uyu nguyu ateye ubwoba, uyu nguyu turagiye turijyana. Ukihagera bahita bagenda. Kuvuga ngo uri muri bamwe Imana yatoranyije. Ni ukuri Imana yatoranyije, Imana asize amavuta. Ndi umukozi, ntabwo ndi muri babanuzi, bavuga ngo bazana ufite uburyo bwiza ubwoko bwayo. Ahubwo njye ndi muri babanuzi bagira ngo Imana izagire n'ubugingo iyihere n'ijuru. Amena. Ubwo ntabwo uri gukorera iby'isi, uri gukorera iby'ijuru. Niyo mpamvu usengera abantu bagakira. We hari igiciro ufite waba warashyizeho abantu bazajya bavuga ngo ndishyuza ya naya, njye kuhura nanjye ari amafaranga ya naya. Uvuga ngo ni amafaranga nashyizeho, nari amafaranga naka, sengera abantu gusa. Hari abasengera, abo nasengeye babizi, banambona ko ngubu turi gusenga twasenganye, nasengeye babona inzu, urasengeye babona imodoka, abo nasengeye barakira, abo barabizi ko senze hafi mu myaka 8 ndi mu by'Imana. Batona tujye mfasha. Oya nanjye nawe gutangira ubuhamya ko nanjye nta kintu wigeze unshange waransengeye kandi bitari rimwe bitari na kabiri. Amena. Okay, watangira watubwira ku ijambo ry'Imana twari twigiriye mu by'ubuhanuzi cyane. Ariko nabyo ni byiza kugira ngo abantu babashe kukumenya. Yego. Kadusome iyi Zaburi 41 murongo wa mbere kugeza 14. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka azamurinda amukize, kandi azahirwa ari mu isi. Kandi namuha abanzi be kumugirira uko bashaka. Uwiteka azamwiyegamiza ahondobereye ku buriri, niwe umubyukiriza ku buriri iyo arwaye. Naravuze ni Uwiteka umbabarire, ukize ubugingo bwanjye kuko nabucumuyeho. Abanzi banjye banyifuriza nabi bati azapfa ryari ngo izina rye ryibagirane. Kandi umwe muri bo iyo aje kunsura abancunga, umutima we ukiza inama mbi, agasohoka akabivuga. Abanyanga bose bamvugira mu rwongorerano, bangirira inama zo kungirira nabi. Bati indwara ikomeye imubayeho akaramata, ngo noneho ubwo aryamye nazabyuka ukundi. Ngo kandi inshuti yanjye y'amagara nizeraga, nagaburiraga nimbangiriye umugeri. Ngo ariko weho Uwiteka umbabarire umbyutse kugira ngo uzabiture. Dukomeze gasobanura nyuma. Ngo iki ni kimenyesha yuko unyishimira, ngo ni koko umwanzi wanjye navugiriza impundu kunesha. Ngo kandi njyeho unkomereze gukiranuka kwanjye. Uwiteka Mana y'Abisiraheli uhimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose. Amena kandi amena. Amena. Bagira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana. Ngo hahirwa ngo uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Haleluya. Imana ikunda abakene cyane. Nagira ngo mbabwire namwe yabihaye ubwo bukire. Ndagira ngo mumenye abakene. Haleluya. Ufashe umuntu atari ko azagusubiza. Abana muri iyi minsi aravuga ati ni umukire, kambe muhaye 2 miliyoni, ejo azasubiza 5 miliyoni, kuko azi ko guhaye nawe uzamuha. Ntabwo Imana yo guhereza umuntu wifite, ishaka umuntu utazi, ishaka umuntu umwe wishwe n'inzara, ishaka umuntu utazagira icyo aguha. Ngo twite ku bakene, Uwiteka azakiza ku munsi w'ibyago. Kandi ikindi ngo abanzi banjye ngo banyifuriza nabi, ngo zapfa ryari izina rye ryibagirane. Abo niba abanzi bacu. Kandi ikindi noneho ngo inshuti yanjye y'amagara nizeraga, nagaburiraga nimbangira umugeri. Bamwe twagiye nabi, bamwe twagiriye neza, no bazatwitura inabi.
ariko Imana avuga ngo ariko njyewe mbabarira umbyutse kugira ngo nzabiture. Wabona kugira nabi naza ashonje uzamugaburire, wabona kugira nabi naza yambaye ubusa uzamwambike. Ubu murabona mukaraga ku mutwe wahare sigarana urubanza avuga ngo mbabarira, akaza gusaba imbabazi avuga ngo wowe twari turi kumwe n'uyu nguyu, bakivamo bakabivuga. Kandi niba mubabariye ntabwo abona amahoro mu mutima wiwe kubera ko ibyo yakoze bimucira urubanza. Noneho ikindi ngo Satani ngo ni umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Satani atugaho uburwayi ukumva ko byacitse, ukumva ko byarangiye, ariko ngo Satani ngo ni umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Yes, Imana ni ifite imbaraga. Imana yaremye ijuru n'isi, idendeze n'inyanja, ngo ndetse n'ibirimo byose byaba n'ikiganza cy'Uwiteka. Uwiteka nabonye umuntu yakije kanseri, mbona umuntu yakije sida, mbona umuntu yakije ibisazi, abantu twasenganye bamubwiye ngo agiye kujya kwivuza kuri miliyoni 14, ariko yari umukene. Aravuga ngo Yesu we ndi umukene ariko ndagukorera, kuko nagukorera izi miliyoni ntabwo ziteze kujya kwivuza, nunyishyurire. Haleluya. Amen. Noneho Imana agiye gusima ngo umwana wanjye ndirende mu ijuru ndagukijije ntuzajya kubagwa hanze. Haleluya. Amen. Agiye kwa mwakoze control basanga umuntu yakize ntabwo agiye hanze. Ebe ngo ngenda gukorera. Gerwa muri za miliyoni nakoreye unyishyure ko nge nayo mfite. Haleluya. Amina. Ngo biri Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni cyabasha kunyeganyezwa ngaho ko uruha mwiteka ryose. Mwaracyari ibyiringiro ngo yuko igiti cyatemwa ngo cyongera kigashibuka, kandi ikindi ngo abazi Imana yabo bazakomera. Cyangwa kumara bakora iki bakora iby'ubutwari. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko mu ijuru ari Imana igirengera, ndagira ngo mbabwire ko mu ijuru ari Imana igitabara. Hamwe wabonaga nta bushobozi, hamwe abantu bose bakuvuyeho, hamwe imiryango yose yakuvuyeho, ariko ndagira ngo mbabwire ko mu ijuru ari Imana itabara. Ndavuga ko mu ijoro Imana igabura, ndavuga ko mu ijoro Imana ishyura amadeni, ndavuga ko mu ijoro Imana yambika abana. Ndagira ngo mbabwire yuko iyi saha y'Imana igeze, Imana iratabara. Amina. Wowe ndabonaga ntakazigezaho, ndagira ngo mbashishikarize gusenga, muze mwegere Imana, muze mukore Imana, nawe ko uzakorwa n'isoni. Amina. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ishoboye byose, ndagira ngo mbabwire ko abarozi badutega tukabitambuka. Yewe ngo tuzaca mu mazi ntabwo tuzashya, tuzaca mu ntabwo tuzadutwika. Haleluya. Tuzaca amazi nazadutembana, tuzaca mu ntabwo tuzashya. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ijya muri koma wumva ngo runaka byarangiye, Uwiteka kujya gusubizamo rata umwuka. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko igihe cyagenwe, igihe Imana ngo nzaguha guheka uraheka, abarozi baroga bataroga Uwiteka aguheka. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo umurozi yaroga Imana ngo mwana wanjye uzoza kandi uzakikira. Ndagira ngo mbabwire yuko n'iyindi yatinye kwikorwa igiye kuvamo, kuko Uwiteka amwiyegereje, kuko uhungiye ku Uwiteka, Uwiteka kubera umutabazi, Uwiteka kubera umurengezi, Uwiteka ajya turwanirira, Uwiteka ajya tuburanira. Haleluya. Amina. Ukava mu muryango bavuga ngo noneho ngo nta muntu uzajya icyo ariko kubwo kwegera Imana ukakigezaho. Yabaga Imana yarebaga ku butunzi ntiyatabaye abakene, yabaga Imana yarebaga ku mashuri ntiyatabaye abakene. Haleluya. Yakarebye kwa bariya batwara imodoka, yakarebye kwa bariya bakomeye, ariko Uwiteka nakagerera ibyo byose. Uwiteka nagerera amarangamutima, nukuri nagize amahoro, ngira kunyurwa ngeze mu murimo w'Imana. Amen. Reba mbere ko turi mu by'Imana utanyurwa, uhora uhangayitse umutima, uhora ugaritse umutima, ariko uri kuvuga Imana ntabwo waburara. Ndagira ngo mbabwire ko Imana kugira icyizere ukabasha kuza kubwiriza kwica ntabwo ari ubwa mbere mu mbonye. Nukuri muzatugiraho umugisha natwe tukabagiraho undi. Ndagira ngo ijambo nari mubwiriza nanga hari garukiye. Amen. Bakomeze ibahe gushimira ikiganiro. Amen. Okay, mukozi w'Imana wakoze kutuganiriza kandi wakoze kutugezaho icyo Imana yagushyize ku mutima. Twarangiza dusenga, tugasengera iki kiganiro, tugasengera n'abazakireba, tugasengera n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana igakomeza kuduhereza amahoro, ikakomeza kuduhereza umutekano. Ugasengera muzehe wacu udahema gukomeza kutwifuriza ibyiza, tugasenga nyine tuvuga ibyiza gusa, twatura ibyiza, kuko
ngo buriya ngo niyo usenga ushima ngo n'ibyari byaraboshywe birabohoka ari byose bibohoka mu izina rya Yesu. Amen. Dukunda igihugu cyacu, dukunda u Rwanda, kubera ko cyane ko n'iki gihugu ngewe nicyo navukiyemo, nta kindi gihugu kindi ndakandagiramo, n'ikindi narerewemo, numva nkunze u Rwanda cyane, numva uru Rwanda nzarugumamo kugeza ashaje, kuko ngewe nkunda u Rwanda, ndagenda namwe murimo murankurikirana, muze dukunde igihugu cyacu, muze tugisengere, muze tugishinganishe. Soje sengera igihugu cyacu. Mana nziza, Mana mutware, uri Imana ikomeye, uri Imana y'igitangaza. Aya masaha duhagaritse Satani muhozi mu izina rya Yesu. Duhagaritse gukora kose k'umwanzi, twirukanye imbaraga mbi zose. Yesu Kristo, duhamagaye imbaraga z'ijuru. Aya masaha duhamagaye ubutabazi dutse mu gihugu cyo mu ijuru Uwiteka. Mwami Imana yacu, sengera data n'abari kumva data kukiganira Uwiteka. Mwami Imana yacu, aya masaha Uwiteka, iyo uvuze data biraba, watega data bigakomera Uwiteka. Mwami Imana yacu, sengera data cyane igihugu cy'u Rwanda Uwiteka, sengera igihugu cy'u Rwanda Uwiteka nyiringabo, ndagishinganishije Uwiteka. Shyiraho data uburinzi bwawe, ushyiraho data ubudahangarwa bwawe Uwiteka nyiringabo. Tanga dukuru Uwiteka amahoro, kuko data ubishaho Uwiteka. Mwami Imana yacu, ngo nakora data dukora data amaboko Uwiteka. Mweretse data umuyobozi wacu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Uwiteka nyiringabo. Mwami data ndamushinganishije data ari wose Uwiteka, ujye ubana nawe data nyiringabo. Ahajya data ujyana nawe data nyiringabo, utegura imitego yose y'umwana Satani Uwiteka nyiringabo. Turamushinganishije Mwami data n'umuryango wose Uwiteka, turawukweretse aya masaha. Mwami nyiringabo data, mubere hose Uwiteka, mubere maso Uwiteka, kuko data tuyobora data neza Uwiteka. Data aya masaha data Uwiteka, ongera data umwambika imbaraga, kandi data ujye umusura na data Uwiteka, umuroteshe aya masaha data Uwiteka. Mwami Imana yacu, duhagaze gukora kose k'umwanzi, sengera cyane igihugu cy'u Rwanda Uwiteka, ndagishinganishije mu maboko mu mbaraga z'amasengesho. Mweretse data abayobozi bose Uwiteka, ushyira data uburinzi bwawe, ushyira data igitinyiro cyawe Uwiteka, mweretse data ubugingo bwawe Uwiteka. Mwami Imana yacu, tanga data amahoro data n'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda Uwiteka nyiringabo. Ushyira data uburinzi data ko data twakora umurimo wawe Uwiteka, ushyira data imeze ari ku kirenge Uwiteka nyiringabo. Ndetse Mwami data n'abakumva Uwiteka, n'abaduteza amatwi, tubasabe data umugisha Uwiteka. Ushyira data ikinyobora data Uwiteka nyiringabo, azajya data gukora data byinshi Uwiteka. Mwami Imana yacu, ufite data ibyifuzo Uwiteka, ureke data bisubize. Abafite data amabizinesi yabo Uwiteka, ureke data gutera imbere Uwiteka. Abafite amadeni data Uwiteka, amasaka data bishyurira Uwiteka. Abantu data bagenda data kugenda twagenza Uwiteka. Abashonje data bagaburire, abamaze data bambike Uwiteka. Mwami Imana yacu, ushyira data amadeni Uwiteka. Uri Imana ikomeye rero data nyiringabo Imana, ngo hari ijoro ngo Yakobo yaraye, ngarangije gabona Imana Yesu Kristo arabakirana n'amarayika nijoro, aravuga ngo simbure kurutamba umugisha Uwiteka. Aya masaha data nyiringabo data, nasengeraga cyane Yesu Kristo igihugu cy'u Rwanda cyane Uwiteka. Mwami data kirengere aya masaha data Uwiteka, utanga data amahoro data n'umutekano Uwiteka. Mwami Imana yacu Uwiteka, tukweretse umurimo wa data wa data hirya no hino Uwiteka. Ubere maso, ubere data umutabazi, utarinze data na wundi warinda, utabaye maso data na wundi data wa maso. Yesu Kristo ukai ayirwa ukai Mana nziza rero, uri Imana nyamana, uri Imana nabonye mu bigori, uri Imana nabonye Uwiteka. Ukiza umwana data Uwiteka data, ubwo data yari yarwaye data byarangiye, wongera data uramukiza. Ubwo data wongera data napfa data byarangiye, nongera ndakubona Uwiteka. Mwinezerewe data narayibonye, mwababisha bangose, ariko Uwiteka nyiringabo ntabwo watureka. Data nyiringabo ntabwo data waduhana, nuhabwe icyubahiro nyiringabo. Data ngiye gutuza, we nutuze. Data tuzirana amaso Uwiteka nyiringabo, ni mu izina rya Yesu by'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ngo haleluya, amen, ngo haleluya, amen, Kristo umwana w'abami, uri Imana nziza. Ngo haleluya, amen, ngo haleluya, amen, ngo haleluya, amen, amen. amen.
Yesu ntabwo icyura. Amen. Imana nishimye. Imana ishimwe cyane. Murakoze kandi n'ubutane tubakenera tuzabahamagare muboneke. Murakoze cyane.